hino kwisi batubasuhuza kandi tubaha ikaze mu dukurikiye ku macano yacu agiye atandukanye musuhuze cyane ubu dukurikiye kuri Voice Official 250 ariko kandi muhe nikaze kuri wowe ubu dukurikiye kuri Ama-G The Black Official hamwe nanjye umex w'abanebwe ariko ubwo no kuvuga iki cyangwa ubunebwe ariko kutayagaragara kuri kamera ho oya inzobe ko nawe ari uruhehemure kwigiye azazira bizasobanuka ariko nyine nako gace mbande hagati aho turi kumwe n'abantu umukada ndo w'abanyarwanda cyane kuri Ama-G The Black urakoze cyane yitwa umukada Erikada yitwa Ama-G The Black Official umubare ari kuvuga gake muvanye oya ntago tono umukada nubona atangiye gutunga gatoki ngo sinavuze ngo ubwo yarimo banguragiye inkoko oya ubu nahigereye ubu ikiraro cya gatatu ari kubaka Ama-G ari kubaka ikiraro cya gatatu ankanzemo uvuga ko yakennye oya bari yasesera wowe n'urutonde arashani bane yewe wa mbere ukennye witoba none se negigisha waretse akavuga nawe bagakandaho ariko oya uko iki gipangu twicayemo sha abakigondera barabazi kandi ikintu cyankanze uzi kuba Ama-G The Black agiye kuba umuturanyi wa mwenyewe Cleophas Barore none se cyagiye nari wakuruye amakuru kendi ijisho rya rubanda ariko Ama-G ongera unsubize hasi Barore aha hirya muri metero Jackson wavuze ngo Ama-G nidage turota nakora ikiganiro kitarimo urumogi niyo mpamvu ugira ngo abantu turibuze mukumire nabo baravuze ruguru barapira byananiye bakajya kubaza nabyo oya gahunda ariko nugusererezanya no kwibasirana nabonye ari ariko iyo umukada hageze ni imirongo migari y'igihugu byaba ngombwa nka barubitiri reka mu urugero nta nubwo ndi bubavugeho njyewe nakurikiranye inkuru ya P-Fla na Ama-G byari biri mwo na Bakti yari showbiz abantu bararyohewe ndetse abantu bakandaho hip hop igaruka mu matwi y'abantu umwaka avuga ati uyu ni umuraperi undi ati yarapyicyuriye ko nta gicamo yego ariko Imana ishimwe ko Imana niho ngiye kugera Imana ishimwe ko nakurikiranye iriya nkuru naza gusanga bose ari bakiza Yesu arakiza nza gusanga nanone hari akanyenyeri kari kanyereye aho nta mutima mubi na P-Fla nawe ubwo arabizi ko Ama-G afite Salax ebyiri tureke n'ibyo na ba DJ Adams bavuga ngo byari akazu ngo abantu niyo haba ari ruswa yaracitse mu gihugu niyo yaba ari ruswa ese buri wese amenya uko ayitanga nuko akomanga byose ubuhanga byose ukuba intare bariya bo kuki batabikoze n'urugero ibyo ntibyabaye uwo P-Fla suye yayitwa atari muri gereza bari kuyimuzanira Ama-G yayitwaye P-Fla ubu yagiye ngo bayimuye muri gereza oya aririmba 2012 ndakwanze habaye akuyu ni umuraperi uyu ni uwaye none umva rero twumvikana nge ndakivamo nge nukuri simba cyako P-Fla yarafunzwe 2012 singukunda nege yarafunzwe ariko P-Fla yarafunzwe umvaye none yigeze gukora comeback avuye muri gereza ajya mu gitaramo cya Riderman yamaze guperforminga ari uri bukurikirane na Riderman ahita abwira abahungu ati twigendere Riderman aririmbira intebe Ama-G warabibonye ntiwabibonye yewe sinjya niteranya wa mugabo turi kuganira kibe no kuvuga ibidaha yigeze kubitwarega asigaye apinye inkoni z'abaraperi oya ne borodoge wenyine kandi amwubanga grand frère ni Double G none se Double G ko na Melody amunyuzamo muvuga ngo ni intare y'igihugu ajya munyuzamo Burudoge yakose Melody se Bruce Melody uzabaze Melody ubundi reka mbiko mvanye ibyabereye tunze mwibizana makavu oya ibyo ni amakuru tuba dukata kuvugaho Ama-G ariko apfukira Philipita igihe cyose kuzana Philipita mu bintu baradukubitanye igisenyi ari nabo bakubiteza abaturage
bamukubise urushyi Tom Close aravuga ngo ntago mbishyura ariko kirya gihe nyine hari hajemo akavuyo ariko ku Gisenyi yahora habera gihe Philipita yari gatuzo yari gutya bya gatuzo byamupanye urushyi ndavuga ngo yabase n'urushyi rwa X urushyi rurumiye amajina wabazani oya hari iki bagereranyaho uruzinzika oya nezo rwandira ni reference y'iki zabaye none nabivuga gute urushyi muyoboke yikoze mu mitana ngo aramubabura ikintu mbaza yabanje mu mimike ikintu mbaje ni kimwe n'indu urushyi rwandira niyo reference y'iki zabayeho nasiko ari rwo numvishe rwumire ariko nge nararubonye noneho ariko umuntu kubise yari Jido Catholique ni umugabo yakwemo umukandara ndavuga nago nataka hano hantu ye kumva numva agapere mushinjwa gukubitwa no mitsi ishize za n'abantu bose barakobetwa ahantu hose ababwira abanzi bakubiswe bandi basanga batabarapera ibintu mufata byo gutsimba inkuru z'abantu bakubiswe yego nyine subizi bange kugushyirira tuvuge kuri nuza iyi nkuru mukadara ahita yizamuka nuko mfasha yego ndatabaza gerageza umvugire kuri Aime Bruston Yesu we Bikira Mariya w'ikibeho wose kuri iki kandi wokora iki amajaba himaje bamugise Aime Bruston ni wa musore w'umuhanzi wakarabye 3 ku munsi arakoga parufe yitera 3 ku munsi yego akora iki sha nibyo nukuri ndumva aracumbikira akomereke igitaramo cyabereye Rwamagana urakizi mama yake we sha yandebye ijisho ryiza urumva tuba twanga gukomeretsa ngo kunda ugukunda kuko ukunda abandi ese imba nkunda nese amajisi uwanjye rero ndishimye amaji nagwa mubarura nawe huya amaji bagiye Rubavu yego baramubwiye ati cini hasi abaramanutse ariko akajya tugira gatoki nyirifunga nta nkoko iruka ndenda kuzorora niko ngo yababwiye nakajya babwira ati bugiye oya yangaga ko none saho kujya bakuri bate nka bulldog ntiwakiyicarira araguhamagara ntago ibintu urimo bulldog ni bushari oya bushari wakubiswe murambabaje wo mushanguncamo ubu se video urazisiba noneho bakajya bavuga ngo impamvu ngo yaje gusubiza ngo uriya mukobwa ngo igitsina gore se ngo urumva ngo ni jidi imwe nyine agahita agubana barabari base ariko aho kujya bakuri bati wakicara hasi ku neza byose birakora ku bagore akagira uwa move cyangwa maro ubwo wakubitiwe nawe muri abo yari yahunze yari yabangurikiye yambaye udukweto twitwa posiranya nyumba gasongoye akamajingo utajya wibagirwa n'izana neza mama kuko nanjye hari abatazibagirwa izana nkande oya ntabwo njya mvuga ibyo azatuma ibintu ariko ngo hari inkonje watamekaga melody kera kiri kugukorera sha nukuri yenda kari akantu ntikatambuka neza uzabaze njyewe none se ko yambwiye ko nawe ngo hari indirimbo yajyaga nandika ukamuga ati sunge boss ntubizi ko bihera hejuru sha majya kwitaga boss melody oya no dukonje turawukebura umukozi wawe none se umukozi wawe none se yo ni testimony nguyu ntago iki ni kimana yaduhishe kureba future hari igihe ubana n'umuntu utazi ngo ejo bizagenda bite imana ikamutera iteka ariko umuntu wese ukubereye boss ashaka no kukubwira ijambo ribi yenda nturyishimire kandi mukazabaho gukosa ubukene bukabaga ariko nawe mushimira ko yamuvanye mu kiyede kuki we yamubaye hafi uri kuvuga amagambo akomeye bro oya ni umugisha mani tuba tugira ngo abakunzi babo bantu bashima imana yabyihorera ntamburanye ntabwo ari umukwarita bimwe bya Lorenzo aho ndagura rigana kuba wakemura yego mani amunigana ifuro baturuka ikarongi umuntu ari gusemeka Rugaju na Lorenzo ibyo se ninde utabizi ariko Lorenzo yarabihakanye
ibirase bivuze iki siko bigira abatagatifu Bruce Melody mbona udakanye kwa mukubise kandi twari udukora udatuma meno operasiyo ikazamo n'abantu bakuze oya ntucogoseho abakubita operasiyo yo mu modoka y'igiceri y'amagi arabura iki muyizane amagi umpaye green light inkuru zansigaye reka nkubwire amagi wakoze Bruce Melody mubaze iki umva nkubwire nubwo ugiye kuntumbura muri iki kiganiro reka nsibe kuzirisha baburetse nge simvuze induru simanganye nawe Amag the Black yaraje ararira wincamo ari kuvuga kuri Melody agahinda karamufata nta wundi muntu uzavuga agahinda kari mu mutima wa Amag atari nge uzima wari mu mutima wese oya uzavuga agahinda kari mu mutima oya umuntu agusangiza imba mutima kandi ntukancemo mama amara ndakivamo urasigara uganiriza Amag umva impamvu mvuze iryo jambo turi kuvuga amagambo akomeye hari ikintu bita ubuvandimwe hari ikintu bita support suko ugurije umuntu ariko byibuze uvuga ati umuntu wa nyawe nyaboneka nawe yanyitura Imana imu blessings ndabyibuka ibyo bihe byari muri cyagiye yasinyiraga 150 za Cupurini muri za BK Arena bugacyati miliyari Cupurini iki yenda Amag we Cupurini niki nyine bidasobanutse itanu rya BK yaraririye miliyoni yarayi ntago nkomeretsa shawaritse izo terimeni yego man uracyivana reka nsoze iyo ngingo nge yego nawe arabizi kwera Amag ataraba umunyamakuru adafite iyo tushe ntamenyeza ndani ngo amenye ko hari n'ibintu umuntu avuga yitaka kandi ejo bikamugiraho ingaruka ayo mamiliyoni yose yapurayinga visa bwa mbere byaramugoye oya Melody imitungo bayimwima sinzi nimba turi kugendana bayimwima visa bwa mbere baragiye basanga ibintu bimuvugwa n'imitungo ivugwa ntihwanye n'ibiri reyeri kuri tere aravuga ati waba ubeshya waba uri iki n'iki bikansoringa fakoci baritambika bigenda neza umukire gutera iteka reka ngaruke kuri Amag bro mwaretse ibintu bi Amag rero hari icyamuteye ako gahinda no kumva gutyo gusa hari n'amarira y'ibyishimo uvuga ati umwana wanjye umuhungu wanjye mugenzi wanjye uri kumva ateye imbere ariko hari n'ikintu kitari gendaga neza cyari kiri behind baburetse Amag imfura yanga kumena iryo banga nibiba ngombwa operation nayimenagura hazamo gikeri y'Amag yanijyanaga kwa muganga mwasigemuraga amafi yajyana iriya ni dekapo chamani kwa dova chawaritse gutoba ko ndi kuvuga ibintu bya kera Amag nsezere urimo kuvuga inkuru y'Amag akaba ari yumvishe bwa mbere niko kubwiye si niko nyongo oya iyi nkuru barimo kuvuga ko ajya munani gute yike hari Amag reka vuga wowe uzanyema ntabwo turi mu buhamya azajya ku isimbi yego nge ndi kumubwira ko ari n'ibindi tutavuga iyo operasiyo yazamo gikeriye yakisangamo ibitaro by'i Kanombe ngarukiyaho Amag azame green light abavandimwe basangira byinshi uwawe yakakwibagiwe reka ngutungure mbabarira ariko ni naryo jambo rya nyuma ngiye kuvuga nkagenda uramenesheje abanyarwanda babimenye umva nkubwire nakoze umwandiko na Jaras mpanganye nawe Jaras urumva ubwo nayotse yego ntago nkomeretsa Amag ntago oya man ubwo nayotse yego reka ako kantu ngasoza twari turi kuburana kuri puwe y'ikiganiro cyabaye hagati ya Amag the Black na Melody ni nyuma y'akagitumo ka planka karaho Irene yabaguye ahantu mu modoka banakaktingamo neza baramugigira baragenda iriya ni showbiz bro Amag yumva showbiz Melody ni umwami wayo babure oya mbabarira ariko ntukancemo tugeraho tuvuga ingingo nguye Amag inshuti ze zose zibwira Melody suko Melody ari Imana suko ubuzima buticurika suko buri muntu wese mu mwuga arimo Imana itamuheramo umugisha nzana point yavugaga ngo birakwiye ko umuvandimwe wazamukiye muri Black Gang Studio babanye w'i Kanombe basangiye ibyiza n'ibibi bagiye banahana amapase uncemo
mani pazo baba muri guma mani wambabari oya wikomeretsa mani uri kumva bigera kuri oya abakobwa y'abadamu ariko se pazi mani muwambabariye pazi uyu mugabo oya nese ingingo ko mutari gutuma nyivu oya uramureka kavuga nge ndi kuvuga puwe oya reka nsoze iyo puwe ngende ndi kugira ngo nsobanurire amagi hari byinshi oya sha wambabariye ko baba bumva abanya warugeze kuri pasi nta dini ugira nzana puwe ndi kumwe na Jaras akoze pazi wacu yego twikomeza inkuru uyu mucamo yego twikomeza inkuru ngeraho mbwira Jaras ni inshuti ya Magi bacanye muri byinshi n'ubu ni inshuti ya Melody bacanye muri byinshi abizi barabizi ko Jaras ari team B ntavuze yego bwo n'ubuzima busanzwe ni nkuko yavuze na Reyo kore yose yuvuze oya team kandi ariyo turi kuvuga ariyo turiho nevuga team B ni Bruce Sumba ari The Ben amvaye shabyihorera byihorera oya Magi umva wumva ingingo twavuganye na bese amaje avuga ukuntu inkuru zazifata Magi njyewe nsigaye ni harya mu rugo wanyune yewe zifata ute mbona ari jitafu ayo ngo iki none se ntago nemerewe gufata umuntu uko mbyumva umfata nkande oya Magi izo nkuru zose uri kuvuga urazizi neza Magi ugiye gutuma mvuga ibintu none se urumva ibintu ari kuvuga biri kuvuga Magi reka abagore mu Amagi hari ibisebe koko nuvuga ko mufataho umfata umukada ayo tatawe uranengusha Amagi batangaga oya reka nsoze iyo ngingo ngende merci tanga Jenny comedy indi ngingo navuganaga na Jaras ndavuga ngo oya mbabarira reka mvuga amasegonda ngende ndavuga ngo byari bikwiye ko Amagi yicarana na Melody akageraho akanavuga ati ikintu cyaba cyiza kuri twese rega ntago ari ikintu kijya ku ruhande rumwe nuko wampa korabo tukayikorana uri kumva Amagi yate korabo mani wajureka gushogoza ko abanyarwanda bari kubyumva none se singuyu bigeraho ahantu ngiye nakarabiye Melody kuri iyo ngingo uri team B oya mani wagenda unganira ariko nose mani waretse oya reka nsoze iyo ngingo nigendera usigara uganira na Magi Melody bigera ku rwego avuga ngo nta korabo muha afazari namuhereza amafaranga ariko singire ki hejuru y'ibyo banyuranyemo mu bukwe bwa Majusi cyo Melody yarashinzwe urakizi akibaze jitawe nukubango haje jitafu pato arunzi mu bukwe bwa yakwimye koraboni yayikwimye arayimusabye arimo yego ahitamo kuguha udufaranga ariko haya ngahe bikora indirimbo nahise ngenda mpita oya ari utuntu nake mu nzu ubuze biryo by'inkoko nta nkoko zari ziri ariko ndamushimira bivuze ko yavuga ukuri rero ibyo ariko naje ndabyifuza aya mafaranga nuko wabigikurikiye ko umukata avuye mu kiganiro nyuma yuko ahubwo ikintu cyanshekeje byo kugenda umusobanuza buri kantu ibyapase byo bitekereje nuko 1,100 utazayo nari mfite kuki wayakire kandi uzabifite ntabwo kwibuka bro nuko wabicanye nuko uri kubyumva oya uravuze ngo ikibabaje igihe cyo kuri ne ugiye kunsobanura ubu rero nashyushye umukada wazanye ngo bahanyaga amapase ruguru iriya mwakoraga gahunda rwose icyari
ibyo ngibyo Gitafu yabivuga kuko akubwira no muri Bibiliya urivuga ko Matayo ngo iki ngo baturi hano mu Gatsata niho babaga ngo Yeremiya ngo aturuka ngo mwisibo ngo yahanahana ariko ntago umukadayi ijyaza bivuga ariko njyewe wabitonze twari tukiri ku cy'amafaranga cya pasi turakigeraho ubu ni akantu ku kandi gahunda ni gake kuri icyo cy'amafaranga uvuze ngo yaguhaye 1,100 ariko atazayo ufite kuki wayakire niba utari uyakeneye nuko yari yiyongereye ku yo nari mfite kandi nta wanga 100 murindi kandi nta n'inkoko iruka ariko ntago yigeze agushimisha amafaranga yaguhaye ubu ngo wayi 1,000 mwani ntago wahita uyakinyereraho nta kintu wakoze kubona amakuru ko avuga ko yakwimye korabo bitewe na level yawe y'imiririmbire isigaye hasi. Ese wemye umuntu ukorabo muha amafaranga nuko kwikiza nyine nk'umuntu mwacanye muri izo pasi avuga ati umuntu twagiye duhana pasi reka murwaneho yenda wipfire neza yego urakoze cyane atuzagwe n'ahandi reka nkwiza ntuzangweho rwose yego sinamuguye waguye ku bandi naguye ku bandi yego ariko nanjye je ntabwo nsabiriza amana umukada inkuru avuze ya nyayo ni yihe yabeshye ni yihe n'umunyamoza aragaruka ni koko ahubwo ibintu yavuze ni ibibiza ahubwo ari byijana amaherezo ari byijana amaherezo byose numva bigiye kubukuri warabyivugiye kuri RBA narabyivugiye ko yagwaye 1,100 yego ibyamarira waririye kwa Yago yaramarira yuko yamarira yanjye yindi yuko yego oya utazabesha abantu mukada amarira azazamo imodoka y'Igikeri azazamo ibitaro by'Ikanombe yego dore nguyu amaji twatangiye ikiganiro ari wowe urakaye none ni urakaye yego amaji wirakara wirakara umukada w'Abanyarwanda yo kadanse no kugira ngo mbikwereke reka mene breaking usigara ususumye yego sibyo yego ndahita nkukubita breaking nayize ngo urayikubita uretse gatoya kubera ndi mu birinde amagisuko ko amagira agatoya kubita breaking nawe atakubita yawe ariko kubwe ugiungo nkubwire ngo umuntu witwa Move uramuzi yego ngaho breaking yego breaking yamaji umva uyu nguyu yego ugize ubwoba amaji avuze ko ari mukujyaho nawe amaji avuze ko ari mukubita breaking yawe ese si bisanzwe tuba mu buzima nituri mu buzima amaji rero ni nawe ugiye gutuma nyimena yego amaji urabinyemereye mena jewe senje suku umuceri Bruce Melody yego wemera ko kuva ku munota wa mbere kugera ku wa nyuma yagize uruhare ndetse mu gushyingirwa kwawe na mama yake umugore wawe muri make agatangira guhuza nawe umugore wawe nawe mbe oya ni urugero mani ntugashyuretse gato oya cyari turi kogezamo umupira wowe cyari ako nako nkatayemo ndakwibariza no umukada azana breaking ngaye kuwazaho umudamu wawe wa mbere ni pasi ya Bruce Melody yegoya wapi umukada yarabeshye rose bundi ikintu kizima yavuze ni iki ikintu kizima yavuze let's go Patrick the entertainer as if for sit to give us ikintu kizima yavuze ni igiki garuka ariko uranye kubwire umunyabinya muhita show ahita ndababwiza ukuri umva icyambabaje muri uwo mwandiko umva icyambabaje muri uwo mwandiko mu gushingirwa kwa maji icyambabaje muri uwo mwandiko n'ukuntu Melody yagiriye inama Maji aramubwira ati Maji mama yake wabaye umuretse ko Maji ahita agenda yibwira mama yake ati Melody yambwiye data we Debra ni revo yawe abadihangane bibaho cyane Bruce Melody abateka bafitanye nubwo byasibangana kuko umuntu wagoye pase y'umudamu urumva ko bigoye ko wayarenga ayo mateka ariko nk'ibyo bintu muri kuvuga muzi byari byo ahubwo se wobizi watubwiye natwe kandi wowe utagita padoye breaking ndabahizi because any mistake arahita azana indi
reka tubyumvikane yego kugira ngo mbahereze iby'amatwi yanyu ashaka kumva yego twagiye umugana batagenda gace babitonze bamushire kumva yego umukada yego kubw'ukuntu muzi yego mubajije no kubigendanye na move yego akahita agenda impamvu umaje kuri move mbona ahindutsemo yahise ahinduka muratuma agaruka noneho mukada ugaruka uri kumva iby'amatwi yanyu ashaka yego mukada oyitonze reka oya tocyahari telefone yanjye iruzuye tocyahari akosa amagi ibyamuvubite uri gukupa kubera iki ko ari uyu nguyu ushogoza nk'uwogeza amazi nje niko nkora oya ariko oya ngeze rero suko nkora twatangiye tuganira neza mubwiye mani ntago nabishobora ntago ashobora guhaguruka oya ntago nashobora iri shogoza rya Patrick kandi amaji wowe uranzi genda kuzi uranzi kabisa nakubwiye uko ngufata none se amaji nukuri jitafu ni cyamamaye nta nubwo ari bibi n'abandi hari ukuri ndakubaza ngo ishinyirwa ryawe Bruce Melody mu ruhe waretse ibintu by'imiryango se wabizanye se none se sukuri none se watakavuga ukuri oya man ni inkuru cyazanye se n'ibizanye break batirigerageza bro twasuye umuvandi Imana yamuteye iteka twaje mu gikorwa cyiza ya blessinze abana yabajyanye ku ishuri twagumye muri uwo mujyi ariko si wowe wundi kucyo aruzanye oya ni ibisanzwe nuko ngemba cyangwa oya maji nyaboneka ase kucyo ukora ibiganiro uhaguruka ugenda ugaruka no singaro oya iyo ikibazo umuntu akimubajije kiri iyo mvuze move ahita maji uretse kunyara kuri move tugarutse kuri Bruce Melody ariko se nakubwiye ngo Bruce Melody nta kibazo mfitanye nawe yaramfashije ibintu mukada avuze oyitonze apfa kuba ari umukada yego rero mukada w'abanyarwanda mbese nkoroza ikibazo kimwe ikintu mukada avuze ngo ese umudamu wawe umukada avuze uranshakira iki kubaga oyitonze umukada yavuze ngo yakubwiye ibintu bibwira Bruce Melody yakubwiye ibintu ugera bibwira umudamu wawe nibyo koko none se umugore wanjye nyine tugiye aratarabawe byabikiri muri process none se process yakumeneye amabanga wagenda urayamena kamenya n'ukwanga n'ugukunda ahubwo umuntu wagiye kubivuga ko nabivuze uwo nini mukomeze mukurikire amajide black ariko uriya we ariko ibintu byose yavuze ntago ari byo ibyamuvu byo kuki agiye